mwese muri hano nzi ko abenshi mwemera Imana. Ubu mu byo mwemera muzi ko hari ibice by'isi byaremwe ukundi bihabwa ibyangombwa byose Imana ibagezeho, mwebwe bigira ibyibahisha ntiyabibahaye. Mwagiye mubyibaza igihe cyose muri mu byo mukora mufitiye uburenganzira mujyamo buri munsi, mujye mubikoresha kwibaza. Iyo bigeze aho rero niho nta muntu umwe kamara. Ugiye mu mwanya w'ubuyobozi ntabwo ari we wireba gusa, uriho kubera impamvu, kandi hashoboraga kujya n'undi uwo ari we wese. Abanyarwanda ni benshi, ujya wibaza aho uri ko hashoboraga kujya n'undi. Bitume rero ukoresha ibyo ufite, ibyo ushoboye, gukora ibintu bizima bigera ku nyungu z'abandi bose. Kuwa gatanu tariki ya 14 Kamena 2024 inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama yemejwemo abayobozi batandukanye barimo umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo gishinzwe mine na peteroli na gaze mu Rwanda Alice Uwase, n'umuyobozi mukuru w'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Tapelo Tseule. Iyi nama kandi yemejwemo abayobozi nshingwabikorwa bashya b'uturere twa Nyarugenge na Gasabo. Imyanzuro yafatiwe mu nama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 22 Gicurasi 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi, umushinga w'itegeko ryerekeye uburyo bworoheje bw'ikurikirana ry'igihombo ku bigo by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse. Inama y'abaminisitiri yemeje amategeko akurikira: iteka rya Perezida rigena umunsi w'itora n'igihe cyo kwiyamamaza mu matora y'abasenateri, iteka rya Perezida rigena ibisabwa by'ibanze mu gushinga sosiyete y'ubucuruzi ya leta n'amabwiriza y'inyongera agenga imicungire yayo.